tuguhaye ikaze mwene data udukurikiranye kuri duhumurizanye TV. Yesu ashimwe cyane. Turi muri ya minsi yacu ifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu araguteturuye cyangwa se Yesu agukijije isoni. Dufite rero gahunda nziza gutumira abatumirwa babasha kuduha ubuhamya ndetse no gusangira ijambo ry'Imana muri ibi bihe turimo. Mwibuke ko turi mu itangira ry'umwaka wa 2021 mu kwezi kwa mbere. Ndagira ngo utangirane kwizera. Imana ni Imana yawe, ntabwo ari Imana yundi. Burya Imana yundi ishobora kuba ari Imana nyine yundi, ariko Imana yawe niyo umuntu avuga. Nge mvuga Imana yanjye, nundi ari buze kuvuga Imana ye, ariko usanga inshuro nyinshi ubuhamya bwacu bw'Imana tuvuga ari bumwe. Icyakora hari n'abandi bagira izindi Imana. Tuje kukubwira Imana yaremye ijuru n'isi, tuje kukubwira Imana yaduhaye agakiza ikaduha Yesu, tuje kukubwira imirimo y'Imana, tuje kukubwira iyo Mana. Niba ariyo wizera rero, turagira ngo tukubwire imirimo yayo. Unyemerere muri uyu mwanya dufite umutumirwa wacu, ndabakumbushe. Ni umutumirwa mwiza, ni umutumirwa Imana isize amavuta, ni umukecuru ufite ubuhamya bwiza. Arakuze, araza kubabwira imyaka ye, arababwira amazina ye. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Yesu aguha umugisha wo dukurikiye, kandi rwose ndagira ngo niba udukurikiye munyemerere tumwakire. Muraho mukecuru wanjye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuguha akanya wibwira abadukurikiranye kuri Duhumurizanye TV. Hanyuma urabibwira amazina, Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Mukanyangezi Tamari. Umubyeyi ufite abana 7, mfite abakobwa 4 n'abahungu 3. Imana yangiriye neza, iranyimenyekanisha nanjye ndayimenya. Kandi nayimenyeye mu ijambo ryayo ryiza rivuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Irambwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka avuga. Iryo jambo maze kuryumva nahisemo gukizwa. Narakijijwe rero maze gukizwa, nakira umwuka wera, imbaraga z'Imana. Mbana n'Imana ndayubaha. Nari meze nabi, ndi umubyeyi utagira umugabo, nubwo abo bana nababyara ariko nta mugabo twasezeranye. Ubwo rero abo bana uko ari 7 nababyaranye n'abagabo 3. Hanyuma umwe arapfa nsigira 4, undi aranyanga nsigira 3. Kurera abo bana byarangoye. Ukuntu byangoye rero nukuvuga ngo ngewe nahise nsubira iwacu indushyi itagira kirengera, uretse ko maze kumenya Yesu nkamwizera. Nuko maze kumumenya ndamusenga, mwereka ibibazo byanjye, mwereka ingorane zanjye. Nuko nanjye arambwira ngo nimpumure, ngo yuko ari we murinzi w'abatagira shinge na rugero, kandi akaba ari we nshuti y'abatagira kirengera. Arambwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Narabikurikiranye rero nanjye nizera ijambo rye, maze kuryizera nkomeza gusenga no kumutegereza. Igihe cyarageze ababyeyi banjye barapfa, data arapfa na mama arapfa. Maze kunsiga aho ngaho iwacu mu Burushyi, musaza wanjye arambwira ngo we ansigaranye nk'umukuru w'umuryango, ngo ariko ngo aba bana nabyaye batagira iwabo, batagira se, ngo mbajyane ngo akani wabo kandi wabo. Ntaho nari mfite nshyira abo bana. Umuntu nari nizeye ni Yesu wenyine, kuko nari ngeragejwe. Buryo umuntu aruhiye iwabo aba ari mu gisuzuguriro. Igisuzuguriro gikomeye, igisuzuguriro kuri buri muntu wese, ari nabo muvukana, ari n'umuryango wawe wose bakakwita kuri igicucu kubera yuko wabaye indushyi. Imana yacu rero yamaze kumpa isezerano rivuga ko ariyo murinzi w'abatagira shinge na rugero, akaba ariyo nshuti y'abatagira kirengera. Irambwira ngo niyo se w'imfubyi, ngo kandi niwe mugabo w'abapfakazi. Hanyuma ndabyemera, ndabyakira, ndanyurwa, ndizera. Maze kwizera abo bana barambajije ngo mbese wowe ko iwanyu bakwemeye ko aribo bakubyaye hano, natwe twari duhari turi abantu bo mu muryango bakaba batwanze, wowe wadukuye? Ntabwo nabahisha ukuntu nababyaye. Nababwiye ko nashatse umugabo wa mbere arapfa, ise wabo bana nshatse wa kabiri aranyanga, nuko ngumi iwacu kuko ntabwo nari narasezeranye. Mbu umuntu rero utagira aderese, n'abana banjye babaho batagira aderese. Ubwo rero nasenze Imana, igihe kiragera abana umwe mukuru arambwira ati namenye ko watubyariye ahantu, none ndagira ngo abari utujyana mu mujyi wa Kamembe n'iwacu ni nduwi Cyangugu. Ubwo igihe cyarageze turagenda, tugeze Cyangugu,
nge n'abana 7 dukodesha inzu tuyibamo kubera Imana nasenze. Imana nkomeza gusenga nizeye ko yansezeranyije amahoro. Niho nabonye ko abaganga b'igihundwe bafashe babana babashyira mu ngo zabo, bakajya babahemba bakanabagaburira bakabavura ku buntu. Imana ishimwe. Ntangira rero kubona ko nubwo nabaye igicibwa nk'abigitutsi, abantu benshi bavugaga ngo ngiye bari abana nzabakwiza hehe ko ntagira inzu, nkaba ndindushye, nkaba nta kirengera, nta nakazi ngira, ntashinge, nta rugero, ngo aba bana nzabashyira hehe. Ariko ngewe namaze kwizera ko Yesu yavuganye nanjye ambwira ko mpumura, ko ari we murinzi w'abatagira shinge na rugero, kandi ari we nshuti y'abatagira kirengera. Nkomeza kwizera, arambwira ngo humura, nzakwambika, nzakugaburira kandi nzakurerera abana. Ubwo rero igihe kigeze nk'uko Yesu yabimbwiwe nizeye kandi niringira, yaje kubikora. Rero ngeze mwo mujya abana bagahembwa bakampa amafaranga, ngacuruza ibijumba mu isoko, ndizera nicisha bugufiya, sinamera nk'abagore batagira umutima. Hari abagore batagira umutima batungwa no gukora ibyaha no gusambana no gusinda, ariko ngewe nirinze gusambana no gusinda kubera Imana. Nuko ubwo rero Imana nyirande biranyishimira, nkomeza no gusenga. Igihe abana bari mwako kazi bampaye amafaranga ndacuruza ibyo bijumba, nandikaga by'imyandiko, naje kuza kujya ndakura nkarangura n'umufuka, nza kuza kuba umuntu ufite amafaranga, akajya njya mu Bugarama nkarangura amabido y'amavuta, kugeza ubwo nza nandayihatse yuzuye amabido y'amavuta ariya y'amamese yo mu Burundi. Imana ishimwe. Ubwo rero nanjye mba bose, nanjye bakanyita mabusha. Imana ishimwe. Hahandi naturutse bari bazi ko ntazabaho, akaba ariho njya kuranguza ayo mavuta babidura, nuko bamwe bakaza kundeba ko naje nabaye boss. Imana ishimwe. Ibyo nibyo Imana igikorera bizera, kuko abayiringira ntago bazakorwa n'isoni. Ufite Imana nk'umurengezi ntabwo azamwarwa. Nagukangurira nawe uri kunyumva ko ukwiriye kwizera Imana, ukiringira ko Yesu ari we murinzi w'abatagira shinge na rugero, kandi ko ari we nshuti y'abatagira kirengera. Ubwo yandengeye nanjye maze kumva nta bushobozi nagira bwo kurera abana, icyo gihe maze kubona ayo mafaranga, nanjye nambara igitenge, nanjye ngashonesha, nanjye ngatega igitambaro cyiza. Ubwo ni ukuvuga ngo nanjye mba nk'abandi, nkagenda ngaterana n'abandi mu rusengero, nanjye ndi umugore usa nabo. Imana ishimwe. Muri icyo gihe rero Imana yaje kumbwira ijambo rimwe mu bihe nari maze kumenyera ko ntakifite umuruho, ariko irambwira ngo komeza gusenga ube maso, ngo kuko Satani yafashe umugambi yuko nakuburira mu byaha azagufatira mu bigeragezo. Ubwo rero muri ibyo bigeragezo, muri make nihuse, habonetse kubona umwana wa mbere wagiye ku kazi aje atwite, n'uwa kabiri aza atwite, n'uwa gatatu aza atwite, n'uwa kane aza atwite. Aba bana bose bavukiye iwanjye mu nzu y'ikodi, nta kintu na busa nari bifite cyo kugira icyo nimarira uretse gusenga Imana. Icyo gihe Imana yaramfashije, baraza basanga nizeye, basanga ndi umuntu ukunda Imana kandi ukunda gusenga. Tujye tugira umwanya wo gusenga, dufate umwanya twiherere maze dusenge, tujye dusuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yacu, tuyibwira byose ku murongo bitugoye. Imana iradukunda ntabwo izaduhana. Imana ishimwe. Ubwo abo bana baje batwite gutyo, nari umukristo ukijijwe, numva ngiye kubahugura kugira ngo ndebe ko bazihangana bagakizwa. Ariko mu gihe itarasohora, kuko Imana ikorera isaha ishaka, niho naje kubona ko abana bakambwira ngo ko nakijijwe kera, ko kingewe nakijijwe kera, ku kindi kubabwira Imana. Noneho iyo Mana yamariye iki? Nkomeza kubinginga barananira, ariko ngewe nkajya nsenga bucece, nzunguruka 7 igenda bucece. Nawe ndakukangurira kugira ngo ujye usenga uzenguruka ugire 7 ugenda bucece, igihe nikigera inkike z'Iyeriko zizariduka. Ubwo rero nanjye ndagira ngo nkubwire ukuntu inkike z'Iyeriko zaridutse. Okay. Igihe cyarageze, babana nyine baguma kubyara kuko bari banze kunyumvira. Aba bana rero bagomeje kumbaza ko ngewe iyo Mana nasenze yamariye iki, ariko ngewe nari nayizeye kandi nyitegereje, nihanganye kandi mu bigeragezo bitari bimwe. Haraho nabonaga abo bana benshi bavutse, kandi narababwiraga ariko ntibumve, ariko igihe iyo kigeze cy'Imana yakumvisha usengera, igihe iyo kigeze irasubiza. Imana ishimwe.
ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe nagomeje gusenga ncecetse, noneho sinkomeze kubakura ngasenga nkizera Imana yuko ari ibasha gukora imirimo n'ibitangaza ku muntu uyizera. Baje umwe kubyara abyara babiri, undi arongera abyara batatu, undi yarongera abyara babiri, abana baba benshi, mbese muri make ubushobozi bwanjye butashobora. Ariko nasenze Imana, maze gusenga Imana irambwira ngo humura, ngo igihe cyanjye Uwiteka nikigera nzagusubiza kandi nzakugirira neza. Ikambwira ati nzagufasha. Igihe rero cyarageze nkomeza gusenga, nubwo nakomeje guhura n'ibigeragezo kubera ayo mafaranga nari namaze kubona, nayondoje abo bana bose babyaye, kandi urumva ko bari benshi, amafaranga arashira. Nongera kubwira Yesu ko ari ukwiriye kumpagararira. Yarampagarariye rero, amaze kumpagarara ukuntu byagenze nuko nagiye kubona nyine muri icyo gihe bamaze kubyara abana njyewe bandusha ubushobozi. Imana irambwira ngo igihe kirageze, njye Uwiteka Imana ngiye kugusetsa. Ubwo rero mu guseka kunsetsa kw'Imana nabitekerejeho, ndibaza subwo zansetsitse ko nagize akababaro kenshi kagiraho numa n'iminwa, iyo Imana izansetsitse nkayoberwa ari gute izansetsa, ariko ivuze irasohoza. Imana ishimwe. Igihe kikurikiyeho irongera irambwira ngo dore buri muntu wese yagufasheje ijambo, ngo noneho bakajya banakwitiranya, ngo bakakwita n'amazina utagira. Ubwo ngo nukuvuga ngo wowe nubwo babikoze gutyo, igihe kirageze ngiye kukugaragaza mu bantu bose bamenye ko ari jewe buryo ujya usenga. Kuko icyo kigeragezo cyamaze imyaka 15 ndi kurwana n'igisuzuguriro cy'isi. Nari ndimwo ndi kurwana intambara ya Satani n'ibigeragezo bye. Hari ingorane ku muntu wareraga abana bameze gutyo, hari ingorane mu biryo, hari ingorane mu kubavuza, hari ingorane mu kubambika, hari ingorane mu kurera izo mpinja nyinshi, kandi ndi umuntu utagira inzu, ndi umuntu utagira homba, utagira akazi, utagira amafaranga, ariko mu kwizera ndagira ngo nkumenyeshe ko ibintu byose bishoboka. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibintu byose birashoboka, nabonye Imana ikora ibitangaza. Muri iyo minsi nari mbwiye ko igiye kungaragaza mu bantu bose, nasabaga pastor umwanya kugira ngo nigishe mvuge iby'Imana imbwiye. Pastor akambwira ngo ntabwo mu bishoboka, akampa umunota umwe ngo nubundi ngo ningende mbanza njye kubwiriza inda yaziwanje. Ubwo rero uko yabimbwiraga gutyo nasubiraga inyuma ngasenga Imana. Imana ikambwira ngo humura, dore baragutenze mu ibanga, mu itorero baragutenze mu ibanga, ariko je mu gihe gikwiye Uwiteka nzagutengura. Ubwo nkizera iby'Imana imbwiye, nanjye nkomeza no kubitegereza. Muri iyo myaka 15 haje gusira igihe kirekire, ngiye kubona mbona Imana irambwiye ngo igihe umaze kuba musozi kirahagije. Je Uwiteka nteranyije inama mu ijuru, kandi iyo nama iteranyijwe no kwiga ku bibazo byawe. Dore umwanzuro uvuye mu nama y'ijuru, ariko Imana imbwira nuko je Uwiteka amanutse nkabamanuwe no gukemura ibibazo byo mu rugo rwawe byananiranye byabuze umuti. Ubwo rero niko Imana yaje kumanuka ko kwirabikora. Imana ishimwe. Nagiye kurota, Imana indotesha nyereka abakwe 4. Haleluya. Ndabitegereza marayika aranyegera arambwira ngo suriya wa mbere wamubonye batonze umurongo bazi wanje. Ndavuga ngo nababonye. Nguriya wa mbere nagusaba Valeria uzamuca icyo ushaka, nguriya wa kabiri nagusaba Jacqueline uzamuca icyo ushaka, uriya wa gatatu nagusaba Furaha uzamuca icyo ushaka, uriya wa kane uriya niwe ngiye kugukurishaho ipfunwe n'igisuzuguro wagize igihe kirekire. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana nubwo ubona icecetse kuri wowe, ariko buryo birimo irakora ibyo ugomba kukuruhuza, abiri gutunganya inzira kugira ngo ubone uko ikuruhura. Imana ishimwe. Ubwo rero niko Imana imaze kunyereka abo bakwe, nakomeje gutegereza Imana no gusenga. Ujye ufata umwanya wiherere maze usenge, usuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, uyibwire byose ku murongo bikugoye. Ibyo Imana iragukunda, humura ntabwo izaguhana, kuko yatabaye Tamari nawe izagutabara. Imana yacu ngewe naje kumenya ko itarobanura abantu ku butoni, ahubwo Petero yabivuzeho aravuga ngo amenye ko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni, ngo ahubwo umuntu wese uyemera agakora ibyo gukiranuka ngo mu mahanga yose Imana iramwemera. Imana ishimwe. Uko niko nanjye nayibonye, niko byagenze. Mu minsi mike nabonye umukwe araza w'umusore, araza nsabira umukobwa, arambwira ati ndashaka umukobwa wawe. Ntabwo natinze ko nari mbifite mu isezerano. Imana yanyeresa abakwe, nahise mwemerera mujyana ku rusengero. Umuntu ahita asaba arakwa, umukobwa wanjye aramushyingirwa, umwana wanjye yambara agatimba ajyana n'abana be. Imana ishimwe. Mumere Imana icyubahiro.
kubera yuko ari ukwiye gushimwa no kunamirwa no gupfukamirwa. Icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Uwa kabiri nawe aza abari baherekeje uwo mugeni, havamo abaza kumbwira ngo mbese uburiya ko twabona guriya ari umuntu wabyariye iwabo ndetse ari n'inda yabigaragara, hanyuma DPR ikaba yamwambisa agatimba, noneho buriya bigenda biteye abantu bambika indaya agatimba. Ndavuga ndi kuko twe twasenze tukabona ibyo ko abana bacu bapfapfanye, tukabona ari bibi, nagiye hasi nsenga Imana kuko nayimenye ko ari Imana ishobora byose. Ni nicyo cyatumye Imana igirira neza uwo mwana kuko yanyumviye. Imana ishimwe. Muke haza rero umuntu aje kubimbaza amaze kubimusobanura ati nanjye urama Jacqueline. Uwo Jacqueline nawe yari afite abana 3. Ubwo rero ndamurangira nti wowe nuko naze iyo Mana nkayisenga, nawe niba ushaka kujyana Jacqueline afite abana 3, nimba babyemera ubivuge. Arambwira ati ndabyemera. Ni Jacqueline yari afite abana 3. Ati nta kibazo, icyo mva nuko umuma. Igihe cy'Imana rero iyo kigeze ibintu birikora. Igihe cy'Imana iyo kigeze ubona nawe ibintu biri kukubaho nawe utangaye mu batangara. Ubundi Imana iyo twiziye tugakiranuka tukagomamo iradutungura, ikadutunguza ibitangaza n'ibimenyetso byayo. Imana ishimwe. Ubwo Jacqueline nawe uwo yaje kumujyana, aramusaba, aransabira, arankwera, amujyana n'abana 3 bashingirwa imvangamutungo rusange. Wa mwana utagiraga aderese na wa wundi washingiwe utagira aderese bashingiwe imvangamutungo rusange. Ubwo rero bose bafite aderese kubera ko bashingiwe imvangamutungo rusange. N'abana babo bari kundushya, Imana iranduhura kuko nahekaga umwe nkamukura mu mugongo nkashyira undi mu mugongo, bakarara barira barnyaho bariboroga nkabura ibitotsi. Ariko kubwo kwihangana no guha umuntu agaciro byatumye abo bana mbarera neza kugeza ubwo Imana ibashyiraho yateguye. Imana yacu ishimwe. Ubwo rero wakurikiyeho nawe yaje kuza kuvuga ati nanjye ndashaka uyu muntu witwa Furaha. Nawe yaraje aransabira, amaze kunsabira arankwera, nawe ayambara agatimba, ndamuherekeza arigenda ajya mu rugo rwe. Ubu ngubu yubatse urugo rwe, bafite amazu bakodesha nayo babamo, kandi abana be barakuze. Imana nishimwe, ntabwo nkiri nyina w'indaya. Imana ishimwe cyane. Uwa kane nawe Imana yari yambwiye ko ari uzankuzaho ipfunwe n'igisuzuguriro. Haje kuba umwe muri abo bakobwa bari 4, ubusigaye wa 4. Imana irambwira ngo uyu nguyu niwe nzagukuzaho ipfunwe n'igisuzuguriro. Yaje kumbwira ati ma ibitangaza Imana ikoze iwacu ndabibonye, niyaga mvuga ko atari Imana usenga, noneho nayibonye n'Imana. Babara nanyu usengire nihane ngufashe gukora umurimo w'Imana. Nuko rero namusengeye, ndimwe ndamusengera, yamaze kwihana ahitagira umwuka wera w'Imana. Imana imumanuramwe imbaraga nyinshi z'Imana, ahita yuzura umwuka avuga indi mishya, aramanurira, arambwira ngo mvuko Uwiteka Imana ivuze. Arambwira ngo Uwiteka aravuze ngo ukinguye umuryango w'umugisha wawe, ngo kugira ngo abakomeye n'aboroheje baze. Ubwo rero igihe cyarageze, Imana imugabira impano nyinshi, atangira kujya ahanura. Abantu bagaza b'abaturage bakavuga ngo baze kureba ukuntu inda yihanura, ariko bahagera akabarondora akabareba no mu magara. None bakavuga bati sindaya ahubwo ni Imana yikuvugira muri we. Imana ishimwe. Uko rero niko wanjye habonetse umurimo w'Imana. Abantu baza ari benshi kuza kumva ko inda yihanura, ahubwo basanga ari Imana iri kuvuga. Abari bahagaze aho hafi ye akababwira ati wowe ufite indwara imeze itya, nuramuka utihannye iyo ndwara izakwica. Umuntu nubwo yaba ari ukomeye ukabona arabandagaye arihannye, nuko akongera akasengera abafite ibindi birwara by'ibicuri, akavuga ngo nuramuka udakijijwe wowe iyi ndwara ufite izaguta mu muriro uzapfa. Umuntu akihana hihanye abantu benshi rero kubera ibyo. Imana ikingura umuryango w'umugisha, ahari kwa nyina w'indaya hahinduka ku murimo w'Imana kwa rugendererwa. Imana nishimwe cyane. Ibyo nibyo nashimiraga Imana, kandi nsaba ngo nawe urushye ubuze ukugira ku bibazo ufite, izere ko Yesu asubiza ibibazo kandi atajya uko agira nk'abantu. Imana ishimwe. Wizere umukurikirane cyane, umukurikire nk'uko nanjye namukurikiye muri iyo myaka 15 nkaba nkurwaho ipfunwe n'igisuzuguriro. Ubu nanjye ndi nyina w'abana, kandi ubu nahawe umukwe ukomeye. Ubu nanjye ndavuga ijambo rikijyana. Abo bakobwa bose bari barabyariye mu rugo, ariko abona umugabo kubwo gusenga banje. Ni butari warabyariye mu rugo, abandi 3 bose bari barabyariye. Yego. Ni ukuvuga ngo bajyanye abana bose
kandi bashyingiwe bakingiwe ari ntawe wishingiye. bishatse kuvuga ko n'uyu mwanya abantu bafite abana babyariye mu rugo badakwiriye kubatererana, badakwiriye kubasunika ngo bamere nk'aho bahaye akato, ahubwo bakwiriye kubegera no kugira ngo babahumurize kuko baracyafite amahirwe no kubasengera. Tanga iyo message ku babyeyi kuko hari ababyeyi butuvugana mukecuru, reka tubivugeho. Hari ababyeyi usanga umwana abyariye mu rugo, yamara kubyarira mu rugo akumva birarangiye, ntacyo azamumarira, ntacyo azamuha, arumva yaragushije ishyano, ndetse bamwe bagatandukana nabi. Wafasha icyo abo babyeyi bafite abo bana babyariye, babonye abana babo babyarira mu rugo, babasha kwakira ute icyo kibazo bafite? Bakomeze ubaha inama kugira ngo babashe kubana nabo bana. Wowe uyu mwanya warabashyingiye, ntabwo ukiri kumwe nabo, ariko uyu mwanya hari ababyeyi badukurikiye bafite abo bana babyariye mu rugo kandi bananiwe kwihanganira, urabaha nama ki? Inama naho ababyeyi bafite abana bameze nk'abo bana ni uko bagomba kwihana bakizera, barangiza bakajya imbere y'Imana bagasenga, kuko Imana yo ijya yumva amasengesho y'abantu, abasengesho y'abera. Ni ukuvuga ngo ikibazo waba ufite kimeze nk'icy'abo bana banjye, nta kindi gishobora gukemura icyo kibazo uretse yuko wajya imbere y'Imana ukatitiriza cyane, uyibwira amaganya yawe, kandi ukizera yuko Imana ikumva, itabasha kugutererana, izabikora mu gihe gikwiriye. Kandi abo bana ufite ukabafata neza, kuko umuntu wese Imana imufiteho umugambi. Ntabwo umuntu wese, umuntu ntabwo yavutse ari impanuka, ahubwo umuntu ari mu mugambi w'Imana. Nawe rero ujye umumenya, yaba ari umwana uvutse muri urwo rugo, yaba ari n'uwo ngo uri kumubyara, umurimo ukwiriye gukora ni ukubakunda, ukera imbuto, ukagira urukundo, kuko Imana ari cyo ishaka. Imana iravuga ngo dukundane kandi tubabarane nk'abavandimwe, tujye twicisha bugufi mu mitima tubabarirana. Ubwo rero nubwo yaba yabyaye, wamwigisha ijambo ry'Imana, ukamusengera, ugategereza umunsi Imana izakorera igitangaza, ugumye mu kwizera. Abakobwa nabo baba bakiri mu ngo ziwanyu, mwe mwizera yuko nimuca bugufi mugasenga, Imana ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo nabo yabagirira neza, Imana nayo ikabarengera, bakazabona ubuhamya nk'ubwo abana banjye bafite. Nuko niko Imana ikora, kandi Imana ntitererana abayisenga. Imana ishimwe. Hanyuma urakoze cyane gusobanura kuri iki kintu. Watubwiye ko abo bana 7 wababyaye ku bagabo 3. Babiri? Okay. Ni abagabo 2. Ndagira ngo uze gukomeza uyu munsi dufite ingo zasenyutse. Nubwo divorce itemewe imbere y'Imana, ariko ubu hari abadivorushije, hariho n'abandi nabo uyu mwanya ingo zimeze nabi, n'uyu mwanya tuvuganiraho hari ziri gusenyuka. Uyu munsi nk'umuntu washatse abagabo 2, wafasha icyo abo bantu bari muri urwo rugendo kugira ngo babashe guhagarara bakomere? Kuko icyambere umuntu ashobora gushaka umugabo umwe, agashaka uwa 2, agashaka n'uwa 3, agashaka n'uwa 4 n'uwa 5. Niki cyagushoboje kugira ngo uhagarare kuri 2 gusa? Kandi Imana iguhera gakiza kuri abo 2, ntihagire undi ukurikiraho. Niyihe ntambwe, nubuhe buryo, niyihe nama watanga? Imana igumugisha. Aba babyeyi bumva ko nashatse abagabo 2, nyuma yaho nkaza kubona Imana intabara, ntabwo dukwiye kwishingikiriza ku bagabo gusa, ahubwo icyambere dukwiye gukora no kwishingikiriza ku Mana. Kuko iyo ushatse umugabo, ntabwo uzi ko muzasazana ukimufite ngo bari uzagufasha kurera abo bana, ahubwo wowe ikintu nkugiraho inama umeze gutyo, ukwiriye kwizera, ukiringira yuko Imana ari ibasha kugufasha mu gihe ubuze umugabo. Uwo wa mbere namubuza arapfa, uwa kabiri nkiri muto mfite imyaka 35, nagize ikibazo cy'umubiri, ndihangana ndasenga, kajya nereka Imana ikibazo mfite, kandi nkereka Imana ikibazo cy'abo bana nabyaye. Imana rero indindira muri ubwo burushi, indindira muri icyo gihe ntari mfite umugabo, nubwo narushwaga n'umubiri, ariko narihanganaga ngasenga, nkabwira Yesu kugira ngo amfashe, ndihangana ndirinda, bituma nkomeza kubona uko ndera abo bana barakora, kuko ntazerereye ngo njye gusinda, ngo njye mu buraya, njye gusambana, ahubwo nabahingirije kugira ngo abo bana bakure. Nkomeza no kwizera Imana, ashaka guhesha Imana icyubahiro. Nicyo cyatumye Imana intabara, irambwira ngo kuko ntayikojeje isoni, ngo nayo nta soni zankoza. Yarantetuye rero yakabyara, abana banjye barashyingirwa, babona aho babarizwa, nanjye mbona icyubahiro cy'ababyeyi. Nawe ujya wizera Imana kandi wihanganira iby'uwo mubiri, nabyo birarushya, ariko nitunesha tukagira uruhare rwo kwiyabara no kunesha, Imana izaduhemba. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhumugisha. Ndagira ngo nongere nze kubaza ikibazo kimwe.
kugira ngo tugane ku musozo. Murabona uyu mubyeyi turi kumwe arakuze, ntabwo ari umutoyi, ntabwo yababwiye imyaka ye, ariko ndagira ngo aze kuyibabwira. Mushobora kuba mwibaza uyu muntu afite imyaka ingahe, uyu muntu ibyo bibazo yanyuzemo bingana bityo, ese yaba angana iki imyaka ye? Hari abantu benshi bagira icyo kibazo. Ndagira ngo abamara amatsiko ababwira imyaka afite, murebe nuko akorera Imana. Mbonereho kukubwira mukecuru, ubona dufite abantu barambitse batagikorera Imana. Ubu buhamya turi gutanga bw'uko Imana igira neza, hari abatakibivuga. Ubu buhamya tubwira abantu ko Imana igenda icisha abantu mu butayu ariko iberekeza i Kanani, hari abantu babyibagiwe. Ndagira ngo nkubwire ko uyu mwanya uri kuvugiraho, ndagira ngo uze gutanga ubuhamya bw'imyaka yawe. Nurangiza ubabwire uburyo gatoya wakoranye n'Imana kuva muri icyo gihe ukijijwe kugeza uyu munsi, hanyuma dushyire ku musozo. Uvuga imyaka yawe, amazina yawe wababwiye bayumvishije, ubabwire imyaka umaze, ubabwire n'imyaka umaze ukorera Imana kandi utari wacogora kugera kuri iyi myaka ufite. Imana iguhumugisha. Mu minsi nk'iyo ngiye yose narushye, kugeza uyu munsi nahagaritse gushaka abagabo bafite imyaka 35, ariko ubu ngubu ufite imyaka 69. Uyu mwaka ni wa 69. Ubwo rero Imana yarandinze muri iyo myaka 35, ndushywa n'umubiri, ndushywa n'isi n'abana, urabyumva, abuzukuru bandushya, ariko ndihangana. Ni ukuvuga ngo nawe ukeneye kwihangana. Muri iyi myaka ngezemo nakomeje gusenga, nkajya nganira n'Imana, kubera yuko nakomeje kwizera Imana no kuyegera, ikajya inganiriza, ikambwira ngo humura ndi kumwe nawe. Naba nashonje nkayibuza amasezerano yasezeranyije, irambwira ngo sinzasonza, ngizangaburira, inyambike, inderera abana. Nabona ikibazo kije nkagenda nkayibwira nti niwe wambwiye kuzangaburira, igahita ingaburira nkabibona. Nkayibwira nti niwe wavuze kuzanderera abana, none abana dore bari guteragira, benshi bari gusambana, abandi bari mu kugenda bagenda nawe. Imana ikambwira ati humura, ninjye wavuganye nawe, ntabwo nzagutererana ngo ube wenyine. Ubwo Imana ikomeza kundindira abana, nta wibye, nta n'uwagize ikindi aba, ahubwo bose Imana yagiye barinda nk'uko yabimbwiye. Imana rero nishimwe yuko nawe nkusangurira gukomeza kuyigundira. Muri iyo minsi navuganaga n'Imana nageraga amahoro, kuko numvaga ko isezerano ye nikigera rizasohora. Ryarasohoye rero kubwo kuyitegereza no kuyumvira, nkayinamba akaba ariyo ngira data nkagira mama, nayo ikambwira ngo mbwira abana banjye ngo yuko ari se, ngo ikongera ikambwira ngo nanjye ngo ndi so. Imana ishimwe, nkahora numva ko Imana ariyo data, nkahora numva ko Imana ariyo se w'abana banjye. Imana ishimwe, ubupfubyi bukagabanuka, simpahamuke, sinsare. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ishimwe, nawe ujye ugenda gutyo wizera Imana, uyegera cyane, uyibwira byose kandi wirinda. Imana amasezerano asozwa nuko wirinda. Imana yaza kukureba ikakubona, Imana yaza kureba ko ari wowe wa wundi wagomeje kuyibwira ikagusanga utunganye, ariko noneho udandabiranye ugasubira inyuma. Iyo ije gusubiza irakubura, bigatuma uva mu masezerano, kandi Imana atari ibiteye, ahubwo bitewe n'impamvu zo gusubira inyuma kwawe. Dukwiriye no kwihangana tugasaba imbaraga Imana kugira ngo dukomeze tuyihangane kandi dukomeze urugendo kunesha. Imana yavuze kunesha ari uzicara kuri ya ntebe y'ubwami. Imana nibaha umugisha. Amen. Rakoze abadukurikiranye kuri Duhumurizanye TV, mwamwumvishije ubuhamya adusangije. Imana imuha umugisha. Mukecuru turagushimiye. Ndagira ngo uyu mwanya hari abantu batendebutse, turi mu bihe bibi bya Covid, abantu basa n'abihebye, abantu basa n'abacogoye, ndetse bamwe batakiringira ko amasezerano azasohora. Ndagira ngo dufate akanya ko kubasengera. Icya kabiri, hari abantu benshi baguye. Ubu uyu mwanya tuvugana hari abavuye mu masezerano, bari bakijijwe, bari barumvisha imvugo y'Imana, bari baramenye icyo Imana ivuga n'uburyo isohoza. Ndagira ngo dufate umwanya ubasengere, wongere wibutse Imana ko ubuhamya utanze nawe hari inzira wanyuzemo y'umusaraba ikakubyutsa. Uyu mwanya hagira abantu babyuka kubw'ubuhamya utanze, hagira abantu basubizwamo ibyiringiro kubw'ubuhamya utanze. Hanyuma Imana iguha umugisha, kandi namwe mudukurikiranye kuri Duhumurizanye TV, munyemerere rwose twemerere mukecuru adusengere. Imana imuha umugisha. Urakoze Mana, turagushimye, turaguhimbaje ko ari wowe data wa twese mwiza, wagize neza, uritanga uraducungura ubitewe n'urukundo rwinshi dukunda. Nuko Mana, kubw'uko waducunguye turagusenze kugira ngo urusheho gukomeza kudufasha, kandi mu ntambara duhura nazo ujye uba hafi yacu. Mwami wanjye, mweretse bariya nabo barushye,
koretse bariya bafite amaganya, koretse bariya babuze uko bagira, koretse bariya babuze umutabazi, ariko umwami ubiyereke kugira ngo bavirwe n'umucyo wawe baguhungireho, kuko namenye ko ari wowe buhungiro ubuzima kandi ni wowe mutabazi. Ntubareke rero ugende mu mpande enye z'isi ugabanya umubare w'abarimbuka wongera umubare w'abakizwa. Umurimo wawe ni mugari Mana, reka ubuhembure, ugende usuka ububyutse, ukora ibitangaza kugira ngo abantu bawe bave mu mwijima, kuko hari benshi bananiwe, hari benshi bananiwe, hari abananiwe kwikorera umusaraba, abandi baheze mu mwijima, abandi basubiye inyuma, abandi bavuye mu byizerwa. Ndabasengeye kugira ngo ubafashe kandi ubafate ubakomeze, kuko uwo wafashe nta mwanzi ubasha kumuvuvunura mu kiganza cyawe. Urakoze ko wumvise, mu izina rya Yesu, amen.